munsi ni ibirori byiza cyane mu ntambuko nziza. batambuka mw'ibyiciro byiza byateguriwe abashyitsi bacu baduteranyije hano ku isi muri iyi si urabona ko baberewe cyane. Twibutsa ibirori by'uyu munsi. Gakeya kugira ngo tuze kwakira slow march.
barakoze cyane. Reka mbasabe kugira ngo mwongere mubanshimire ijambo ryiza batugejejeho ry'uyu munsi wabo wo gusoza icyiciro cya mbere cy'amashuri y'incuke. Reka rero nemerere uyu munsi nk'uko igeze hano twarishimye cyane, mutirengagize rero mu gihe gitoya twagiye tubona ikigo baragifunze turababara cyane. Mu kugifungura twarishimye turishima, kugira ngo n'ubonye ibirori bibereye hano kano kanya, ubonye uburyo abana urwego bagezeho, mu by'ukuri turishima cyane, ndetse turashima n'Imana yuko Wisdom imaze kuba ubukombe hano iwacu mu karere ka Karongi. Ngira ngo rero nyuma y'ibyo ngibyo twavuga nk'umusaruro tumaze kubona, hari ibyo tubona nk'ababyeyi. Mu by'ukuri ababyeyi dufite abana biganga, abana barangije kino cyiciro, umwana ubundi wo muri materineri aba atarashobora no kuvuga n'Ikinyarwanda, ariko rwose abana basigaye bagera mu rugo bakavuga Icyongereza, bari kuvuga Igifaransa. Atari n'ibyo ngibyo gusa, ugasanga n'abana n'uburere barabufite. Ibyo rero byose ni umusaruro dukesha abarimu ba hano, ni umusaruro dukesha ubuyobozi, kandi twishimira cyane. Hari agashya rero wenda hari twabonye, sinzi yuko ababyeyi mujya mukareba, umwana wo muri materineri. Ubundi abantu bize iby'uburezi bazi yuko abana barangiza materineri bataramenya no kwandika inyuguti, ariko abana muri Wisdom biyandikira homework. Ugasanga umwana azi kwandika, ariyandikira homework, yagera mu rugo akayikora atagombye kuvuga umubyeyi ngo aze kumukoresha. Ibyo byose rero ni umusaruro Wisdom mwatugaragarije, rwose tubashimira nk'ababyeyi rwose, kandi mukomereza. Ngira ngo rero tudatinze cyane, hari ibyifuzo dufite nk'ababyeyi. Mu by'ukuri mukomeze kuturera abana neza. Turifuza yuko rwose ikintu kijyanye no kuvuga, kugira ngo muri iyi si tugezemo, ikintu cyitwa ururimi rwose ni rwiza cyane. Kugira ngo mu rwego mpuzamahanga, murabizi yuko abantu dusigaye tubaho dushakisha ubuzima, umwana utazi kuvuga rwose. Ababyeyi, abanyeshuri bitabiriye, abanyangamugayo cyane bameze neza uyu munsi. DJ bimeze nk'iyo tumaze mu minsi mike, ariko ndishimye cyane kuba ndi kumwe nawe uyu munsi. Nagushize akakomeza amashyi kubera ikintu cyiyongereyeho. Ntabwo mfite byinshi byo kuvuga, ariko icya mbere nzanye hano kubashimira. Murakoze cyane kuduha icyizere, murakoze cyane kutugirira icyizere. Nk'uko abambanjirije bavuze, Wisdom School Ruhengeri yagize ibibazo byinshi, aho twatangiye bakadufungira, noneho bakongera bakatufungurira. Twashyizemo imbaraga nyinshi cyane. Nshimira na PTA President, turahorana buri gihe. Iyo ikibazo kije turakiganira, tukareba uburyo tugikemura. Nshaka no kubizera, kubabwira ko ntabyera model. Hari n'ibyemezo twebwe nk'ubuyobozi dufata bitabereye, ariko nagira mfatire umwanya basaba imbabazi aho tutageze neza. Ariko hari igihe ufata umwanzuro kugira ngo ukize ibindi bintu. Ntabwo ababyeyi wenda ntabwo mushobora kubibona, hari angle mubibonamo, natwe tukabibona mu yindi, ariko
gushimira ko mu byabayeho byose tugeze uyu munsi twishimye. Ndagira ngo nsubize icyifuzo cy'uhagarariye banki Inkunga Finance. Ayo makuru nibo bwa mbere nayamenya. Niba mutwemereye nzadusura dufungurire konte buriya mwaka dutangire gukorana wenda muraza kumva nimero zanyu mbahuze na finance niba ndizera no gukora online banking n'ibindi byose ibyo biroroshye cyane turabyemeye. Ndagira ngo ndangiza mbasabe dukomeze dufatanye mutuzanira abana nimutuzanira abana muraba muduhaye ingufu zo guhagarara kubera sisiteme yacu ukuntu imeze mu bigo 15 byose. Iyo dutangiye ahantu tuba dushaka kuhiyubaka, niyo mpamvu abagiye nko muri komite yateguye uyu munsi hari ikintu bambazaga ese uruhare rw'ikigo ni uruhe, ariko twebwe nk'uko mbabwiye iyo twafatanyije mu mwaka wose uyu munsi akenshi tubuharira ababyeyi kugira ngo nabo barebe uko babikora natwe baduhe indi shusho tutamenyereye. Ariko ndizera ko uruhare rwacu uyu munsi mwarubonye muri matching. Abakoze matching mu mwaka ushize twabonye ko uyu munsi byahindutse. Dukomeje kubizeza ubufatanye kandi n'ibindi byose na segondere na university byose birashoboka. Icyo dushaka ni uko at least abana bakora P6 bongere bakore berekane ko dufite imbaraga hano. Ntabwo twahita tuzana segondere tutari twasubura wenda imfura zacu n'izindi mfura kugira ngo at least dutangirane amashuri abiri y'abantu twagiye twareze. Hari ikibazo tugira ugasanga nk'ubu mu bigo twafunguye 2022 ugasanga dutangiranye na mu wa 4 bageze mu wa 6 twarabatakaje ingufu nyinshi tutarabanje nabo tarahereye nabo hasi, kandi muzi ko igiti gikura kikiri gito. Niyo mpamvu muri nursery dushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo bakure bamaze neza. Ibyo byose tuzabigeraho dufatanyije kandi aheza imbere ni heza cyane. Nagira ngo mpamagara abarezi tufatanya hano kugira baza hafi. All teachers, please come here. I want to thank you in front of these people. Abarimu, all teachers weyu bakabakore mu nshingano bafite. Aho Wisdom School bengera igeze, nubwo mwagize uruhare runini cyane, ariko aba bafite uruhare runini rusumba urwanyu. Abakomera mu mashyi mubashimira. Akenshi umwana umutegura mu rugo mu gitondo ukamwohereza. Icyo uba wizeye ni uko umwana ari bugaruke ameze neza. Aba bantu nibo birirwa barwana nabo. Buriya wiriwe hano ku ishuri nibwo wabona ibibazo duhura nabyo. Ukabona umwana wenda ari hariya kuri gare de Frageno agiye no gusimbuka ngo agwe hasi, ariko abarezi bakoze akazi gakomeye cyane. Niyo mpamvu nabazanye hano kugira ngo mubabone, mubashimire. Nituva hano mujye mubashimira cyane.
mwongere mu amashyi nyabuna. So dear teachers, also on behalf of Wisdom School, I really thank you for the participation we had together, and God bless you. Ndangiza iyi speech cyangwa se iri jambo nabateguriye, bansabye ko mpanga na certificates, muranyemerera nzitange. Iyi certificate aba ari kugira ngo dushimire, ni na motivation y'umwana kuba avuye mu cyiciro kimwe agiye mu kindi. Nyabona ababyeyi, iyo muri kumwe n'abana bana muye buri kana akoze muye mubashimira, kubera ko umwana guhagarara hano akavuga speech ayikuye mu mutwe nta hantu ari kusomera, ntabwo biba byizanye, ntabwo biba byizanye, nta kazi kaba karakozwe, mubigizemo uruhare, natwe tubigizemo uruhare. Rero niyo mpamvu twashizemo n'uyu munsi, iyo tubaye certificate ni ukuyimubikira cyane, ugahora uyimushimira uvuga ngo iyo ni intambwe imwe wagezeho. Iyo umushimiye kuri iyo ntambwe, umwibutsa ko hari P6 imutegereje nyuma y'imyaka 5 cyangwa 6. Noneho yagera kuri P6 ukamwibutsa ko hari na senior 3, senior 6 na university. Uko tugiye kubigenza rero, ndatumira Peter nawe waza, ko tugiye kubigenza. Kugira ngo tubigendemo neza. Okay. Nagira reka dusabe bamwe mu bashyitsi batugendereye ko badufasha muri iki gikorwa cyiza. Turasaba Pastor Antoine ko yegera imbere akadufasha. Dusabe kandi adimeni wa nanjye kukubwira ni yaguha amafoto meza ngo bari tuhagarika, tunayegera hafi akadufasha. Uko tugiye kubikora, abayobozi ko ari bane, ndayansoma izina, umwana aze, ubwo umwana naza n'umubyeyi nawe araba yitari kugira ngo aze ahabwe certificate ye, afate n'ifoto. Murakoze cyane. N'umunyamakuru wacu aze kubigenza neza. Buri mwana rwose iyo foto yakira certificate turayikeneye. Ashake rwose position nziza kugira ngo pose ize kuba igaragara neza. okay. Kuri mu karere ka Karongi bana natwe kuri Iris Rwanda TV. Ibirori byose tuje turi kugezaho 5 kuri 5. Bande nziza turayifite.
twe turi Iris Rwanda ni kwa subscribe like share na comment igenda zose. Kabari ku nshuro ya kane Wisdom ya Karongi Rubengera bakoze graduation yabo. Ni Wisdom School ifite amashami mu duce tugiye dutandukanye harimo Wisdom School Musanze ari naho hari headquarter, Wisdom School Nyabihu, Wisdom School Burera, Wisdom School Rubavu, Wisdom School Kabarondo, Wisdom School Rwamagana, Wisdom School Rumbe, Wisdom School Rubengera, Wisdom School Nyamasheke, Wisdom School mu duce twose twinshi tw'igihugu tugiye dutandukanye. Abana
nuko batasoje. Genda inyuma y'abandi. Kuri graduation y'abanyeshuri ba Wisdom School. Once gato. Yes. Okay. Mu karere ka Karongi aho bita bari gukora graduation abana baragiye amashuri abanza ni IS Rwanda Rubengera meza bari natwe live gatanu amakuru yacu kumeze kugira ibitaramo cyangwa se ibikorwa bitandukanye no kuri IS Rwanda TV komeze cyane live gatanu cyane aho bari graduation ya Karongi bita Rubengera cyane ndabakunda amahoro bana mwisaka IS Rwanda Eri cyana cikuyemo nifatira ka video gato ya hano ni muri background y'abandi stop naongera utangira turi Rubengera agiye gukora graduation muri Wisdom School aho abana barangije icyiciro cy'incuke bagiye kujya mu wa mbere ndetse no mu wa gatatu ndetse no mu wa gatandatu. Ni IS Rwanda TV ndahabaye message ngugu uze kubona gatanu
5.